Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Uyu munsi byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwo bwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Turi tariki 3 ukwezi ni ukwa gatatu, umwaka ni 2026. Uyu munsi turi kuwa kabiri, ni umunsi w'umugisha Imana izanye ku buzima bwawe, ni umunsi w'impinduka Imana izanye ku buzima bwawe, ni umunsi wo guhindurirwa amateka, ni umunsi Imana igiye kuguhagurutsa, ni umunsi Imana igiye kugukomeza, ni umunsi Imana igiranye isezerano rishya nawe. Imana iravuze ngo byuka urabagirane, byuka kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Uyu munsi Imana intumye kuvugana nawe ngo iragirana nawe isezerano rishya. Imana intumye kuvugana nawe ngo humura witinya, kuko uko yabigambiriye niko bizaba. Imana intumye kuvugana nawe ngo iguhinduriye amateka. Imana intumye kuvugana nawe ngo iguhaye icyerekezo gishya, kandi Imana intumye kuvugana nawe ngo izuye ibyawe byari byarapfuye. Imana intumye kuvugana nawe ngo ishyize uburinzi ku buzima bwawe. Imana ishashe ihema hejuru y'ubuzima bwawe. Imana igusasiye ihema, Imana ibambye amahema kugira ngo udatembanwa n'imiraba n'imiyaga. Imana intumye kuvugana nawe ngo uwo mutima wihebye, Imana y'amahoro ikuremeyemo umunezero mu mutima wawe. Wari umaze igihe kinini ufite umutima wihebye, wihebeshejwe n'iminsi n'ibihe, wihebeshejwe n'ubuzima urimo unyuramo, wihebeshejwe n'ibyo ubona bidashoboka. Ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Uyu munsi kuwa kabiri Imana y'amahoro iraguhagurukije. Uyu munsi kuwa kabiri Imana igukijije indwara wari urwaye. Uyu munsi kuwa kabiri Imana yishyuye ideni wari ufite. Uyu munsi kuwa kabiri Imana itatanyije abanzi bawe. Imana inyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, kandi Imana irakubatse bundi bushya. Imana iragukomeje bundi bushya. Akira gukomera, akira kubakika, akira kurengerwa, akira gutabarwa, akira guhaguruka, kandi akira kuba mushya. Imana iguhinduye mushya, kandi Imana iguhinduriye icyerekezo. Ibiganza byawe byari byarajemo umuvumo, ariko Imana ishyizemo umugisha. Ibiganza byawe byari byarahumanye, buri kimwe cyose ufasheho kikaguca mu myanya y'intoki, ariko Imana iravuze ngo iraguhumanuye. Imana iravuze ngo irakubohoye, ibohoye amaboko yawe. Hari iminyururu yari iri ku maboko yawe, Imana iravuze ngo iyo minyururu irayiciye. Yeremiya 40 ku murongo wawo wa 4 haranditse ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora, ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Uyu munsi Imana irakubohoye. Iminyururu yari iri ku maboko yawe Uwiteka arayiciye. Uwiteka aciye iyo minyururu, Uwiteka aciye iyo minyururu, Uwiteka aciye iyo minyururu. Akira kurengerwa n'Imana. Uyu munsi kangusengera iri sengesho rihindura amateka y'ubuzima bwawe, kandi icyo Imana ivuze kuri wowe gisohore. Data nyaguhora ku ngoma Imana, uri Imana ishobora byose. Uyu munsi ubwoko bwawe, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, umuntu wese unkurikiye muri iri sengesho, umuntu wese unkurikiye muri iyi byuka urabagirane y'uyu munsi, uravuze ngo uje kumuremera ubuhamya bushya. Nanjye ndamusengera ngo ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke ku buzima bwe. Ndamusengera ngo amaraso ya Yesu Kristo ayo ngaya amugaragareho. Ndamusengera ngo imbaraga n'imbabazi z'Imana bimubonekeho. ndamusengera ngo igitinyiro cy'Imana kimubonekeho,
ndananiza buri mbaraga yose y'abazimu n'abadayimoni, ndananiza buri mwuka wose wamutsikamiraga, ndananiza imbaraga z'abarozi. Aya masaha ndasenya ibicaniro. Hari ibicaniro by'abarozi binaniza abera b'Imana. Ibyo bicaniro ndabisenya mu izina rya Yesu. Ibicaniro bitwara umugisha w'abera b'Imana, ibi bicaniro ndabisenya. Ibicaniro bya Nyabingi, ibicaniro bya Ryangombe, ibyo bicaniro by'abarozi, ibicaniro by'abapfumu, byose ndabisenya no masaha. Iyi saha ndafunga amarembo y'ikuzimu, ndasengera uyu muntu nkurikiye, buri mwuka wose wari umutsikamiye numuveho mu izina rya Yesu. Umwuka wamubuzaga gusohorezwa amasezerano, umwuka wamubuzaga kwakira ibye, umwuka wamubuzaga kwinjira muri Kanani ye, uyu mwuka ndawunaniza, uyu mwuka ndawusenya, uyu mwuka ndawurimbura, uyu mwuka ndawuvunagura mu izina rya Yesu. Mana ndasenze, nirukana umwuka w'inyatsi ku bantu bawe, nirukana umwuka w'uburetwa, nirukana umwuka w'igisuzuguriro. Bariyeri zose Satani yashyize ku buzima bw'abantu bawe, izo ndazikuzaho amaraso ya Yesu Kristo. Uyu muntu nkurikiye ndamusengeye nahure n'ukuboko kwiza kw'Imana. Uyu muntu nkurikiye ndamusengeye nahure n'igitangaza cye mu izina rya Yesu. Uyu muntu nkurikiye ndamusengeye iminyururu yose yari imuboshye nicike. Ndirukana imbaraga za Nyabingi, nirukanye imbaraga z'uburwayi. Hari abadayimoni bateje uyu muntu uburwayi, ariko ubu burwayi ndabwirukana. Nirukanye uburwayi bw'umutwe, nirukanye uburwayi bw'amaguru, nirukanye uburwayi bw'umugongo. Hari umuntu nkurikiye urwaye mu nda, ndamusengera nonaha maraso Yesu Kristo namubohore. Mana, imbaraga yawe ikiza niboneke kuri uyu muntu, ubutware bwawe nibuboneke kuri uyu muntu, igitinyiro cyawe nikiboneke kuri uyu muntu. Mana, ndasenze ngo amaraso ya Yesu Kristo ayangaya akora ibikomeye, imbaraga z'Imana izo zikora ibikomeye, uburinzi bw'Imana bugaragare kuri uyu muntu. Hari umuntu ujya ubura ibitotsi, ndamusengeye Mwami ngo atangire abone ibitotsi. Dayimoni yamutwaye amahoro, dayimoni amutwara umunezero, dayimoni amutwara ibitotsi bye, ariko nonaha ndamusengeye amaraso ya Yesu Kristo amwambare, niyakire ibitotsi, yakire kuryama asinzire. Uyu munsi ku itariki 3 nabyuka arabagirane, ubwiza bw'Uwiteka buramurasiye mu izina rya Yesu. Uri Imana itanga umugisha, uri Imana ihindura amateka. Ndasengera uyu muntu wari ufite ideni, Mana ndamusengeye mwishyurire. Uri Imana yishyura, uri Imana ibohora, uri Imana itabara, uri Imana irengera, uri Imana imara umubabaro, uri Imana imara agahinda, uri Imana ikuraho igisuzuguriro, uri Imana ikuraho uburetwa. Ndasengera uyu muntu Mana mwishyurire rino deni mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana imbaraga y'amadeni, ndirukana umwuka w'amadeni ku buzima bw'uyu muntu. Mana, mubohore, mucira inzira, muremera uburyo, muremera uburyo, cinzira aho zitari ziri, rema ikidasanzwe, bohora ubuzima bwe, bohora 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 mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndasenze uyu muntu ndamusengeye, yari afite icyangiro, yaranzwe mu muryango, ahageze hose arangwa, ikintu cyose akozeho icyo kintu nticyemera, sosiyete yose agezemo iramutererana. Uyu muntu ndamusengeye, mubohore Mana, murengere mu izina rya Yesu. Reka ukuboko kwawe kwiza kuboneke kuri we. Mana, ndasenze nsengeye uyu muntu none uri kwa muganga, reka imbaraga zawe Mana izo ziboneke kuri we, reka amaraso yawe ayaboneke kuri we. Nugenda umusange, nugenda umukize, nugenda umubohore. Uyu muntu uri kwa muganga, muremere ubuzima, muremere ubuzima, muremere ubuzima, muremere ubuhamya bushya, muremere amateka mashya, muremere ubutware mu izina rya Yesu. Igitinyiro cyawe icyo nikiboneke kuri we mu izina rya Yesu. Reka Mwami iki gitare cyari kimutsikamiye kimuveho nonaha yakire gukira. Urakoze Mana, kuri Imana itabaye kandi uri Imana irengeye. Urakoze kuhinduye amateka y'abantu bawe, urakoze kutwikuruye ibyari bibatwikiriye, urakoze kukuyeho ibyabananizaga, kandi urakoze ko wiyerekanye. Icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu, amen. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Ndagusengera umugisha ukubeho. Kora subscribe niba utarayikora,
ugikandaho ugakanda subscribe, reba niba utarayikora ndagusabira umugisha ukiyikora, Imana iguha umugisha. Niba utari wakora subscribe ukiyikora, Imana iguha umugisha. Ndagusengera ngo umugisha w'Imana ukubeho. Ugifata iri sengesho ukarisharinga abantu 5, oherereza abantu 5 iri sengesho ribagereho, nabo bahabwa umugisha uno munsi. Ukibikora umugisha w'Imana ukubeho, ukibikora Imana igufungurira imiryango. Ntugende udakanze like. Ukibona iri sengesho kanda like, kandi ukibona iri sengesho wigenda udashyizeho comment, andika amina muri comment. Ntukagende utavuze ngo amen, kugira ngo bibe bityo ku buzima bwawe. Imana iguhereze umugisha kandi Imana ikugirire neza. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Yesu ari ku ngoma kandi Yesu aracyatabara. Shalom, shalom.